Bakimara gusezeranaho buri umwe yaratashye, ariko amagambo bari baganiriye niko yagendaga akomeza kugaruka mu ntekerezo za buri umwe, maze bigatuma buri umwe akumbura mugenzi we, kabone n'ubwo nta mwanya wari ushize batandukanye. Ntibyatinze rero bwarije ndetse buracya, maze James ajya gutangira akazi ke gashya ko kuba umupompisite. Yari yarashakiwe na Keza, ndetse wari umaze no kuba urukundo rwe rw'ibihe byose. Ku kazi James yakoranye umurava ndetse n'ubwitange bwinshi, kubera ko yaribwiraga ati nubwo udufaranga nkuramo ari duke, ariko ninkomeza kuturundarunda tuzagwira, bityo Imana ninshyigikira nzabona uko nzabana na Keza. Keza nawe aho yabaga ari yabaga yishimye cyane, dore ko noneho yari asigaye afite umuntu umwitayeho, umubaza uko yiriwe ndetse n'uko yaramutse, hamwe n'ibindi byinshi abantu bakundana baganira. Muri icyo gihe urukundo rwari ruryoshye, nibwo ababyeyi ba Keza bamubwiye ko agomba kwitegura akajya gutangira gufasha mama w'akazi, kubera ko bari batagishaka ko yirwa mu rugo. Keza yarishimye cyane, kubera ko yari agiye gusimbura umukozi wabo wajyanaga n'umushoferi wabakoreraga delivery ku bakiriya babo. Kuri we yari amahirwe yo kujya abona James buri gihe, kubera ko imodoka yabo yajya kunywa esanse buri munsi aho James yari asigaye akorera. Ariko icyo atamenye ni uko papa we yari yamaze kubwira shoferi we kumumenyera amakuru ya Keza igihe bari kumwe mu kazi, kumenya uwo bavuganye ndetse n'uwo bakunda guhura, kandi ibyo byose akarara bitanzemo raporo. Bwarakeye Keza na shoferi batangira akazi, maze nk'uko byari bisanzwe shoferi abanza kunyura kuri sitasiyo kunywesha esanse, maze bakihagera bakirwa na James. Keza uwo mwanya nta kwishira yagize, maze ava mu modoka ahobera James n'urukumbuzi rwinshi, dore ko hari hashize iminsi bavugana kuri fone gusa. Wa mushoferi wabo yarabibonye maze aratungurwa, ariko ntiyabyitaho cyane ko bwari ubwa mbere ababonye. Bavuye aho bajya mu kazi kabo, maze James nawe asigara mu kazi ke. Ariko uko amasaha yicumaga niko James yahamagaraga Keza, maze bakaganira byinshi, ku buryo byaje kurangira wa mushoferi wabo amenye neza ko burya James na Keza bakundana koko. Amasaha y'akazi yararangiye maze barataha. Keza ajya mu rugo, maze shoferi nawe ajya gutanga raporo nk'uko yari yabisabwe na bosi we. Birumvikana amugezeho yaramusuhuje, aramubwira ati mwiriwe bosi. Bosi nawe ati wiriwe nawe shofe, akazi kagenze neza se? Ngahicura umbwire uko akazi kagenze umunsi wa mbere wowe n'umukobwa wanjye, nizere ko bitakugoye. Shoferi ati murakoze bosi, akazi kagenze neza pe, nta kibazo. Keza azi kuganiriza neza abakiriya, ikindi kandi bamwishimiye kuruta wa wundi twajyaga dukorana. Bosi ati okay, ni byiza rwose, ndumva bizagenda neza noneho. None se nta yandi makuru ufite ko wambwira?
Shoferi ati bosi, rero sinzi niba naba nihuse, gusa mu gitondo twaciye kuri sitasiyo kunywesha amavuta, maze tuhageze mbona Keza aziranye cyane n'umupompisite mushya usigaye ahakorera. Nkurikije uko yavuye mu modoka akamuhobera ndetse yishimye cyane, n'uburyo bakomeje kuvugana kuri fone turi mu kazi, ubanza harimo ikintu, gusa sinabihamya cyane ko bwari ubwa mbere mbabonye. Bosi ati ubwo ntunyumvira ubu nzakora iki koko? Umwana wanjye ninde wamuzi gukundwa n'abantu baciriritse gusa, ngo wavuye ku bakozi bo mu rugo none ageze ku bapompisite? Cyangwa wasanga ari yangegera bongeye guhura, cyane ko ntamenye aho yomunganiye nyuma y'uko nyirukanye hano. Uzi ikintu ugiye kunkorera? Wowe ugomba gukora uko ushoboye kose, nimwongera kujya kunywesha uzafotore uwo musore cyangwa ubafotore bombi, maze menya ko ariko, ubundi nzakereka ko umukobwa wanjye atari uwo gukinirwaho, ndetse nzamuha isomo atazibagirwa mu buzima bwe. Shoferi ati ndakumva bosi, kandi rwose ejo cyangwa ejo bundi amafoto ndaba nyakugejejeho bidatinze. Bosi ati sawa rero, ngaho genda ukore akazi kawe, kandi mu ibanga rikomeye, ibindi ubindekere, ariko uwo ari we wese ushaka kuntobera amenye ko ntazamworohera na gato.